ngibyo ibyishimo by'abareyo ati sokojo abashyira mu kirere arabashimisha abari bafite dute cyangwa se gushidikanya birangira rwose bivuyeho ikipe ya Rayon Sport itsinda Alhilal igitego kimwe ku busa. Rayon Sport yinjira muri kimwe cya kabiri abafaransa bavuga ngo ambote bakeye basa neza bafite amanota 9/9 baratsinze ibitego 4 nta gitego kinjijwe mu izamu ryabo. Abareyo ngira ngo Rugaju bafite byinshi byo kwishimira muri Sekafa Kagame Cup. Yego bafite byinshi byo kwishimira. Twahera kuri preparation cyangwa se imyiteguro y'iyi Sekafa. Twarabiganiriye hano n'umuvandimwe Iberi ndumva kwa mbere ushize. Rayon Sport yahereye kuri Rayon Sport abatangije imyaka 21 bakina umukino wa gishuti barazamuka. Wumva amakipe yose bagiye bakina na amakipe afite icyo avuze cyangwa se uko yitwaye gufatika iwabo. Kipe bahereho muri pre-season yari ikipe ya Jamus bayitsinda 4-3. Jamus akaba ari ikipe yabaye ya kabiri muri shampiyona y'iwabo muri Sudani y'Epfo izakina Confederation Cup. Ariko ni nayo champion w'umwaka wari wabanje byumvikane yuko ari ikipe mu byukuri yo kwiteguriraho neza. Impungenge icyo gihe zaravugaga ngo nubwo Rayon Sport iri gutsinda ariko urumva ibyo bitego 4 nayo yinjijwemo 3. Impungenge zikaba kuvuga ngo ko yinjizwa cyane kandi koko wabyumva wanabiha n'uburemere bikwiye. Ibyo rero hari ingingo yahise bya adressa bikoraho vuba na bwangu bajya kuri Rayon Day batsinda Gor Mahia. Gor Mahia ni champion wa Kenya. Champion en titre nifite igikombe ubu ngubu. Ibitego biri kubusa cya kibazo cyo kwinjizwa deja yamaze kugikosora bakipinze clean sheet ya mbere. Bashoje batyo binjira muri Sekafa. Kuri Gor Mahia watinde kuko hari ingingo numvishe interview yatanze nyuma ya match. Yego yavuze ko yari match y'ingenzi cyane kurusha n'izindi match kuko yaravuga ngo Rayon Sport imaze imyaka 4 idatsinda muri Rayon Day kandi icyo abafana babifuza no kuza muri Rayon Day bakahavana icyizere k'ikipe yabikomeye. Urumva bahagurukaga muri Rayon Day mu myaka yashize nta nsinzi babonye bigatuma rimwe na rimwe binjira nabi muri shampiyona. Yavuze ngo n'umukino wamugoye kutegura kuko aravuga ngo turamutse dutsinzwe na Gor Mahia nta tandukaniro ryaba ririmo ya Rayon Sport y'uyu mwaka n'umwaka ushize. Yavuze ko ari match yamuvunnye cyane no kuyitsinda byabahaye icyizere. Ibyo uvuga nibyo Iberi ko urumva byanabinjije muri Sekafa iyo confidence abafana bayifite. Bati okay niba dukubisa amakipe abiri afite uko ameze ibintu ni sawa. Batangira Sekafa neza ku ikipe ya KVZ ibitego 2 ku busa indi clean sheet. Indi match batinjijwemo abakomereza kuri Taska. Ubwo KVZ ni champion wa Zanzibar. Umve ko nari ikipe ifite ikivuze. Bayitsinze 2 ku busa bakomereje kuri Taska. Taska ni ikipe yatwaye igikombe cy'igihugu cya Kenya. Bayitsinda 1 ku busa. Icyo gitego 1 ku busa nabwo ubwo urumva nabwo bakipinze clean sheet yindi. Baza rero gusoreza imikino y'amatsinda ya Sekafa kuri Alhilal champion w'u Rwanda. Champion wa Sudani nubwo baje kubyamburwa. Ikipe yageze muri kimwe cya 4 cya Champions League ya Afrika hafi kugera muri kimwe cya 2 byanze ku minota ya nyuma murabyibuka hano mu Rwanda batsindwa na Berkane. Ikipe mu byukuri navuga ngo y'ubukombe y'izina bayitsinda 1 ku busa bongera gukipinga indi clean sheet. Urwo rugendo ruvuze iki ku kingaruye izi match bamaze gukina. Rayon Sport iri gukoresha abakinnyi urebye nka 17 gusa muri no Sekafa. Harimo 11 abanzamo 5 basimburwa bakaba 16. Hari n'undi mukino umwe uri kuzamo cyangwa ntazemo bitewe na match ubwo bakaba 17. Wenda ugasanga muri babandi 5 basimbura hari umwe baretse wenda Fabio akaba yazamo. Abakinnye kubagarukaho kugira ngo nze ku cyo twifuza na plan ya match no mundi bari bafite. Yego Iberi tugende twibukiranya Rayon Sport ifite abakinnyi babanzamo muri 11 babiri gusa mu bo yari ifite sezishize. Yego ni babiri gusa ubwo ni Ganijuru kuri 3. Yego ndetse na Nshimimana Emmanuel Kabanke kapiteni kuri 2 kuri 2 mu bakinyi 11
ni babiri bonyine b'ubushize abandi 9 ni bashya iberi duhere mu izamu ugenda ubatwibutsa ubwo abo bandi 9 ni umuzamu Dande Junior umunyakameroni mushya hakaba Charles Chuplau yego hakaba Nshuti Didier bavanye muri Gorilla iyo ni defense abandi babiri bona abavuze hanyuma tukajya hagati hakaza Modera Akbar bamuvanye muri Gasogi hahita hazamo Ibrahim Jingare bavanye mu gihugu cya Niger imbere yabo hakaza Issa Jibiba uyu munyamari hanyuma ku ruhande rumwe hari Erita tubavanye muri Mukura urundi ruhande hari Atiso Kojo uyu Togo bavanye muri Benin niwe yakinaga bagahita batakisha Junior Kameni Elman nawe umunyakameroni mushya waje muri ikipe abo nibo 11 bari gukinishwa abakinnyi 9 bashya babanzamo none mu basimbura kwizigira usibye umukinnyi umwe witwa Gloire Ngonga wari uhari sezishize muri abo 6 navuze agenda akoresha wenda umunsi umwe agakoresha 5 ejo agasimbuza 4 gutyo ariko buri afite nka 6 nabonye akoresheje muri sekafa basimbura usibye Gloire Ngonga abandi 5 nabo ni bashya nabo twabibutsa abantu ni Moza Daniel uwo numwe ni Nizeyimana Mubarak babiri ni Ndimana Fabio batatu Ndayishimiye Didier nibyo 4 ni Sizo Christian nawe ejo yagiyemo nibyo 5 nabo ngabo bisobanuye iki rero ibe ubwo mu bari gusimbura ni abakinnyi babiri bonyine bari bahari ubwo ni Tame ngo Guruwari na Ndikumana Asmani na twamwibagiwe na Asmani Ndikumana namwibagiwe na Asmani Ndikumana ubwo urumva muri no sekafa imaze gukoresha abakinnyi 18 sofa mu bakinnyi 18 rero imaze gukoresha no kuvuga ngo ababanzamo n'abagenda basimbura ku mikino itandukanye abakinnyi 14 ni bashya abakinnyi 4 gusa nibo bari bahari sezishize biduhiye shusho rero no kuvuga ngo Rayon Sport yabaye nshya ariko ntituri kwibonana ubushya ubundi kwizigira biragoye ko mu gihe gitoya nk'iki ngiki gishize usko bakoze pre-season y'ibyumweru 3 harimo n'abakinnyi bamwe banaje nyuma pre-season imaze nk'icyumweru bamwe cyumweru n'igice biragoye ko abakinnyi ushobora kubahuza ugahuza umukino ukabashyira ku murongo ekipe ikabasha kuba ikipe iri ku rwego rwo kuba yahita itsinda imikino 5 consecutive yikurikiranya mbaziri 3 ya sekafa ndetse n'iri 2 banza ya pre-season utagize match nimwe unganyije cyangwa utsinwe hakazamo none umwihariko wa travail iri defensive ari ingingo yakoze ikomeye cyane yo kubasha gukipinga clean sheet enye kumara match enye zikurikirana atinjizwa kandi ku makipe y'amazina yose twagiye tugarukaho bijyanye n'urwego ariho njye nkavuga nti rero ku kibazo wabajije uti imyiteguro ya sekafa yari yihe burya imyiteguro ya sekafa ibanziriza mbere ya sekafa kandi imyiteguro ya sekafa ibanziriza na mbere ya pre-season ikintu gikomeye Rayon Sport yabanshije gukora kiruta ibindi byose ni ukubanza kumenya abakinnyi ikeneye ikabazana itiriwe ijijinganya bitayifashe n'igihe kinini hari umugabo ngira ngo nk'umuvandimwe Didier abandebera directeur wa Rayon ariko reka nze muhe umwaja wafashije Rayon Sport kugura abakinnyi no kuvuga ngo directeur wa Rayon Sport witwa Dylan Lienage yaba namureba baricaye baraganira aramubwira ati ngicyo nshobora gukora ni ukuguhereza abakinnyi uyu mugabo akomoka muri Cameroon ni ukuguha abakinnyi ni ukuguha abakinnyi ndi buguhe umukinnyi so kubahereza umukinnyi wamuhereza sinafatika se oya ni ukuguha guhereza ni igikombe guhereza ni ikintu nari two guhereza ari ikintu gifatika oya ariko abantu ntago ari uguhereza ku muntu ni ukumuha abakinnyi naguhereza ikaramu naguha igikombe ariko umuntu ntago naguhereza umuntu naguha umuntu ugufasha naguhereza umuntu ugufasha naguha umuntu ugufasha arangije rero kubikora yaravuze ati byanze bikunze connection mfite muri Cameroon
no muri West Africa muri rusange ziramfasha kugera abakinnyi mbona yagize abo yamuhaye uwo ni umugabo wakoranye na Dylan Yenar Dylan wamufashije gushaka abo bakinnyi cyane cyane baturutse muri West Africa. Yego amezi abiri imbere amezi abiri cyangwa 3 mbere ya Sekafa mbere yo kwitangira we urabizi ko yari yaragiye mu kazi tayari. So arangije aravuga ati ngiye cyo ndi bukore ndaguha abakinnyi hanyuma abakinnyi ndi buguhe baraza kuba ari abakinnyi bagufasha ariko dore uko bakina profile zabo arazimusobanurira. Ibyo byatumye mu kujya ku isoko ku bakinnyi b'Abanyarwanda Rayon Sport igura profile zitandukanye n'abanyamahanga ifite kuvuga ngo uko Boris akina siko Tatu akina, uko Muhoza Daniel akina ntabwo ariko Atisokoja akina, uko Kameni yakina siko Mubaraka akina. Bafite ukuntu bagiye batandukanye mu buryo bw'imikino. Ibyo byahaga hari ingingo rero amahitamo menshi atandukanye. Kuvuga ngo njye abo mu Rwanda ndabazi yari yarahaye Dylan liste kuko hari ingingo akurikiye shampiyona. Ariko nanone nawe Dylan aravuga ati nka directeur ndaza nanone gufata abakinnyi b'abanyamahanga shaka uwo muwaje dukorane tugera abakinnyi tuzana. Ikintu cya mbere ni recruitment nziza. Ariko mbere yo kugera kuri recruitment tubanze dushimira ubuyobozi bwabashije kwakira no kwemera ko abatekinisiye bakwiye kugira intebe. Ubushobozi bwa Rayon Sport uyu mugabo ntago wamenye izina rye butari bwinshi. Oya izina naza kurireba. Uyu w'umwirabura niwe w'umunyakameruni ko ari kuri YouTube. Niwe ni Muaja Dylan we baramuzi ni directeur wari. Ikintu rero cyabayeho niki no kuvuga ngo ubuyobozi kubasha kwakira ko abatekinisiye abantu bazi ibintu bashobora gukora ibintu neza. Byakosoraga amakosa bagiye bakora mu gihe cyashize iberi kuko turimo turavuga ko yari nshya ariko wibuke yuko no muri sezi ishize basoza baguze abakinnyi benshi kandi abenshi baba amafropo barabasezerera. Kiragiye bazanaga ba Bangara n'abandi kubera kudatanga umwanya ku batekinisiye. Urumva hari ubwo Rayon Sport wasangaga kubera ko hari uwabahaye amafaranga akavuga ati reko mbahaye amafaranga ariko ndashaka uyu mukinnyi. Ugasanga buri wese afite ijambo ku mukinnyi wakinjira muri Rayon Sport bijyanye nuko agenda bafasha. Ibyo rero byatumaga mu by'ukuri umutoza rimwe na rimwe ahabwa abakinnyi atagize mu ruhare mu kugurwa, yaba umutoza mukuru yaba umutoza wungirije wenda icyo gihe nta na dete wari uhari. Ariko bicyo bakemuye gikomeye cyane kandi bakunze no kubigarukaho mu biganiro twabatumiragamo yaba Perezida Murenzi Abdara yaba SG Gakwaya Olivier baravuga bati ubu Rayon Sport yo turi kuyubaka tugiye kuyifata duha umwanya abatekinisiye aba ari bo bakora ibintu. Ngo buri wese amenye inshingano ze. Perezida abazi ngo niwe muyobozi wa bose, ni nabwo buryo bwo gukora mu amenye inshingano ze. Tureke n'inshingano z'umutoza, tureke n'inshingano dete ku buryo nyine nihagira n'igipfa tuzamenya uko tukibaza. N'ubu turi kubishima ko bimeze neza ariko hagize igipfa ukibazwa yabazwi kubera ko bamuhaye umwanya kugira ngo agikore. Nekeza ko kugeza ubu ngubu bitanze umusaruro kuko n'ababikoze babigizemo uruhare. Wamenya aho bariza. Hari umuntu ugeze kumbwira ngo buranka Rayon Sport yari Rayon Sport y'umwaka ushize arebye abantu barimo perezida umwungirije bose babandi bari bahari aravuga ati nk'ubarigewe abantu babiri naho umwanya wo kugira ngo bagura abakinnyi. Yambwiye Irambo na Gisa urumva anambwira ati manager wabo Fideli aravuga ati impamvu nuko ari bo barimo byibura bakinyeho umupira b'abanyamupira iyo urebye mu bantu bose bahari n'abanyamupira bonyine bahari. Ukurikije bari bahari rero akavuga ati naho ngabo nareka icyo abaje rero bakosoye bazanye abantu babizi neza babisobanukiwe bagomba no kubaza izo nshingano ntawe bivangira mu nshingano. Iyo ni credit mu by'ukuri bakwiye. Iyo rero yarabafashije cyane mu guha abatekinisiye umwanya. Twagarutse ku kiganiro twagiranye n'ubuyobozi bwa Rayon twabasuye umushinga wabo kwizigira wari wanditse kandi nkubwira ngo wari wanditse ntabwo wari wanditse ari page imwe. Igihe nasuye Rayon Sport kuri office ba presence kuri PowerPoint bagenda banyura mu bintu mu ma slide menshi. Mu by'ukuri cyaba ari igitabo kitari munsi y'amapage 50 cyo gusobanura umushinga wabo buri kantu kose uko bagapanze. Bakoze umushinga w'imyaka 3. Uwo mushinga w'imyaka 3 bavuga yuko nusucceedinga bazakomerezaho ukaba w'imyaka 5. Ariko baravuga batereka tubanza turebe ko umwaka wa mbere ugenda nukunda turahita
tujya twongeraho kuri indi ibiri ku myaka ibiri turatubona nyine intangiriro yari Icyerekezo. nziza noneho tuzongeraho indi myaka ibiri kuri ya yindi itatu twari twakoreye plan ariko ni ngombwa ngo plan mu buryo bwanditse kugeza ya definition twatanze y'amagambo yitwa RAYON y'uburyo bw'imikinire yabo bitangira iyo abantu bari kugupresenta ibintu hari background mbi ufite kuri ekipe ukuntu ekipe ititwaraga neza mu myaka ishize uvuga ati ni iby'akanya gato uba wumva ari n'ubundi ejo inyandiko muzabihindura. ziri aho gusa ari bya bindi by'igipindi ukanavuga ati abantu nyine iyo bashaka nyine kwereka abantu ko hari ibyo bari gukora babijyana mu biro bakakwereka ko bari kwandika abaje guca intege bari benshi ego ariko mu by'ukuri ntabwo ibintu bavugaga bitandukanye n'ibyo bari gukora nk'ikibyemeza rero wenda tugiye nko kuri iyi match ya Hilal twese ikintu cyadutunguye kwizigira yego ari nayo mpamvu mbara ko hari ingingo akwiye credit ikomeye n'abungiriza be barimo Sasha ndetse na Sustain. na Sustain n'aba fitness coach ba Mwambari Serge n'abandi hari ingingo naganiriye na Sasha arambwira ngo twatekereje ko nituza gukina na Hilal tukayitegereza ikatwataka igashyuha ikabona kwinjira mu mukino nyine ikadutangirana match neza kwinjira muri match deja ikintu turi bube twibibyemo n'abakinnyi bacu baba bagiye kugenderaho ni ubwoba bwo kuvuga ngo anytime turakubitwa igitego turahita dusezera wibuka ikintu Hilal uziko n'itsindwa 3-0 yo nta kibazo yari kugenda nka best rules Hilal nta kibazo cyane yari ifite ibitego 6 yari zigamye 6 ku buryo yari gutsindwa 3 ikaba ikizigamye 3 ariko bareba hagati yayo na bypass bagasanga niyo yatsinze byinshi umva ko iyo kipe ntago yari ifite ikintu na kimwe kiteye ubwoba par contre Rayon Sport kimwe cyari gihagije kuyerimina now the approach is this kuko umupira harimo igice kiri mentale cy'ingenzi ugomba gutekerezaho none se ko ari njye uri muri riske z'uko natsindwa kimwe nkavamo subira inyuma njye gufunga iyi ngiyi idafite kiri gutinya ari inyataka nimfungura akaba ari inyataka kuko yo isa naho nta kiri kuruzinga irabikora n'umutima utuje irabikora nta kibazo nta cya pressure ifite ninkubita kimwe irahita ikina nka kwa kundi umuntu akina match muri quartier itari ya competition kwa kundi ukina umutima ufunguye kwa kundi twakinaga karere ibe yego urabona cyagiye mu ifitiye karere muri quartier ku muharo muri quartier kwa kundi wakina gutavuga utekereza ibintu byinshi umutwe washyushye nta concentration wikinira neza buri umukinnyi uri gukina gutyo nta makonsinya y'ibitangaza afite nta kina ari butakaza abizi neza ko ikipe ye imeze neza ni uri mu buryo bwiza bwo gukina akagutsinda kuko yexecute ibintu cyangwa akora ibintu neza nta gihunga nta n'igitutu kimuriho cyane warugarutse kuri approach y'umutoza nafashe umwanya numva icyo hari ingingo yatangaje nyuma y'umukino urangiye ngo na televiziyo z'abatoza ubwo mutwe nakuyemo mise numva ko hari icyo uvuze n'ubundi nawe yagarutseho yavuze ko ajya gukina na Alhilal yarabizi ko ari ikipe iri superieur kuri we aravuga ati ni ikipe ifite ubushobozi kuturusha ni ikipe ifite abakinnyi beza ni ikipe ifite amambisiyo kuturusha kuko yo iri muri Champions League byanze bikunze ni ikipe turi hejuru ariko aravuga ngo icyo nagombaga gukora ni ugushaka uburyo nyinetraliza niyo jambo yakoresheje kunetraliza nuvuga ngo ni ugushaka uburyo urwana n'imikinire yayo ugatuma ibyo yaje itekereza gukora itabikora ukayibuza gukora ibintu byayo ukayica intege aravuga ati nimbasha kuyica intege kubera ko intege zabo zikomeye cyane ziri mu kumva ko baturusha ziri mu kumva ko bari hejuru yacu reka rero natwe tugende tugaragaza ko turi ikipe ikomeye cyane cyane tugitangira umukino aravuga ati nitubashe kuyinetraliza no turaza kuyitsinda kandi uzabe hari ingingo akenshi atangira gutekereza gutsinda igitego nyuma y'umunota wa 15 bivuze barabanza akareba adversaire uko ari gukina Sasha yaranambwiye aho turi muri vestiaire arambwira ntibikoreye ibyo uvuga Iberi ngo bihaye iminota 15 yo kwikorera icyo bita bakita igitego cya surprise nango akenshi iminota 15 ikipe zose ziba zitarashyuha match irangira riteme iri hasi gake gake bagenda bazamuka tempo rwose iri hasi uzana rero no kuri abagira ibyo gutega bagira option yo kuvuga ngo ese haboneka igitego mu minota 15 hari impamvu babishyiraho nuko kenshi biba gake ko mu minota 15 ikipe itsinda indi gitego biraba ariko ntago ari kenshi cyane we rero yaravugaga ngo mwebwe mushiturire kuri ya ritime iri hejuru
wibuka cya kintu muri ya magambo ya Rayon twasobanuye rya jambo rya offensive play ndetse na aggressivity yaravuze ngo mutangire mumeze nk'ipasi yatuye mumeze nk'umuriro mwene muhere hejuru witanura ibyo gutangira musa nk'abasubira mu mukino arbitre agira ngo muhite muyataka nyine muhite muyishyuhana ako kanya noneho Hilal yahise yisanga muri 5 minutes Rayon Sport iri imbere y'izamu buri kanya none urumva musa n'abatungu Hilal ihita isubira inyuma ntabati aba bantu confiance bazi ko turi Hilal cyangwa batwitiranyije na Gasogi bari gusiga igitego ku munota wa mbere kuri centre ya Kabange yakoze centre arayataka Ibrahim Jingarey umupira urabona reba nkaho ngaho yakubise hano baranyuze neza nkaho neza cyari igitego cyane rwose umunota wa mbere ndayibona cyane wa mbere w'umukino umunota wa mbere noneho Hilal mu minota nk'itanu yahise isubira inyuma irabatereka tubanze dusubire inyuma tubarebe kuko buriya abatoza bagira ikintu cyo bati ndebe ese bari kwatakira he ese bakomeye he ese plan du jeu abo barashaka gusorera imipira ku mpande ese bari gukina ama long balls ese barashaka gusora umupira wenda babanje gupasanya muri defense n'ibindi kugira ngo none ubone kudeployinga abakinnyi bawe accordingly nubona Rayon Sport shaka kuba kereye inyuma uratangira none uzamura abakinnyi bajya gukora pressing none shaka gukina ama long balls nibwo utangira guhagarika aba defenseur bawe neza kugira ngo bararize nyine nubona bari gusorera ku mpande nibwo utangira kubwira 7-11 ati nyaboneka dore ikipe iri gukoresha impande cyane mujye musubira inyuma muze gufasha abagenzi banyu ubwo urumva we Gibukasa yisanze ari we none hari inyenga agiye kuvuga ngo subira inyuma banze wiga ibyo ngiye gukina ya mana kwa kundi nyine abareba barimo kubaka ibintu byabo nta nubwo byarenze ya minota 15 cyane ku minota 16 bari babonye igitego rero ku minota 11 umunota 11 uwo bita eritatu yaramaze kurata ku fure itabaho ikomeye cyane nanone abantu bagenga igitego cyane agiyeho yakubise umupira ukubita ko byapa inyuma uragaruka ukubita kuri firi inyuma ariko uvuye kuri byapa byamamaza urumva tubonye uburyo butatu Rayon Sport yabashe kure mu minota 16 harimo bubiri butakunze ndetse n'ubwaje kubyara igitego nacyo tuza gusesengura kwacyo we mbere yuko dusesengura igitego wibuke no kubanza gutumika no kuza no kutaza kujyaniranwa ngo abantu bagire ngo turimo turasesengura Madrid tugomba no kuza kubwira abareyo ibyo tubona bitaranoga neza oya turabigarukaho cyane ikintu rero nabonye kiza nuko plan bari bafite yo kuvuga ngo nituyitanga igitego cya kare twe turahita dusubira inyuma kuko nayo irahita igira tamfo niko bigomba kugenda icyo gihe none ko execute bwa buryo bwawe bwo kudefanda cyangwa gutekereza bwa buryo bwawe bwo kugarira wabikora kuko uwugarira ikintu ufite urinda icyo ufite ntago warinda igitego udafite mu gusubira inyuma kwa Rayon rero icyo nakundiye hari ingingo ntabwo yavuze ngo mugende musitinge back nkaho ntacyo dufite gukora oya iyo irahita yishora yose ifungure ize uko yakabaye niza yose rero tugize option yindi yo gukina dukora ama counter attack yego kandi dufite impande nziza cyane dufite rita atarihuta nidukina second ball dufite rutayizamu mwiza muremure wagongana akagarura imipira ya kabiri tukagera ndetse na atisokojo mwige gusohora umupira mwihuta ariko muri iyi match byihari ibere na kwizigira umuntu yitwa Moderi Akbar yakoze match tabaho pe